Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, ndabasuhuje bene data, mbifurije umunsi mwiza w'umuganura, Imana ibanezeze. Muri iki gitondo tunezerewe Imana iba yaraturinze mu minsi itambutse, Imana yabaye mu ruhande rwawe, iba no mu ruhande rwanjye, Imana ishimwe, turacyari imbere y'Imana dushima Imana, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho muherereye hose, Imana ibaha umugisha, dushimiye Imana izinguye aya manywa ikazinga ijoro, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana yaturwaniriye, Imana yaturengeye, yadutabaye, yaduteturuye, Imana ishimwe. Muri iki gitondo rero nyemerera dusengere mu ijambo tumaze iminsi dusengeramo, rivuga riti umugambi w'Imana. Twasanze muri iki cyumweru umugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwawe n'ubwanjye, imigambi y'abana b'abantu kenshi hari abagira imigambi myiza akakugambiraho kukugira neza, ariko abenshi ntibamikizi aba akureba akumva ntibyakubera, akakureba uri umukobwa akabona ntuberewe gushaka, uri umusore se akumva ntuberewe gutera imbere, uri umubyeyi se akabona ntuberewe kuba muri urwo rugo, muri urwo rushako rwawe, uri umugabo se akabona iterambere ryawe riramubangamiye, ugasanga abantu imigambi bagira kuri bagenzi babo akenshi iba yuzuyemo utuntu n'utundi, ariko dushimiye Imana itugambiriraho ibyiza, kuva yaturema, kuva yadutekerezaho kuturema, Imana yamye idufiteho umugambi mwiza. Uwo mugambi w'Imana rero niwo ujya wica imigambi y'abanzi b'abantu. Abanzi bawe burya imigambi yabo iburizwamo n'umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe. Dukomeje gushima Imana igambirira neza, dushimiye Imana yagambiriye neza ku buzima bwacu, dushimiye Imana ihagarara mu mugambi wayo ikaturengera ikadutabara, dushimiye Imana intwari ku rugamba, Imana ishimwe cyane. Nyemerera aka kamwanya mwene data wongere nawe witekerezeho ku migambi ujya ugira kuri bagenzi bawe. Ese ugambirira neza mu byo ukora n'ibyo uvuga, ugambirira neza? Ese ko burya ingeso nziza ari ururimi rudakenera umusemuzi, ukubonye ahita asobanukirwa n'uwo uri we mwiza, cyangwa iyo bakwitegereza igisobanuro cyawe ni ikibi gusa, ni ibibi bikuvamo. Rero biragukwiriye kugambirira neza ukagira imigambi myiza, noneho imigambi yawe myiza igashyigikirwa n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kuko Imana yo mu bumana bwayo igambirira neza ku buzima bwawe, ahubwo bivangavangwa n'uko Satani hari igihe aza akakugira igikoresho cyo kugambirira nabi muri wowe. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Kadusome ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bwa Yeremiya, tugasoma ibice 32, duhere ku murongo wa 36. Titire y'ijambo iravuga ngo Imana isezeranya abantu bayo kuzabagirira imbabazi. Imana ishimwe. Uko niko Imana iteye. Imana igihe cyose yuzuye imbabazi, yuzuye urukundo. Niyo mpamvu utamwaye muri cya gihe wari ukoze ibibi, niyo mpamvu Imana yaguhishiriye ntikwanike ku karubanda. Imana yuzuye imbabazi, yo mu bumana bwayo ihora igambirira kutugirira imbabazi, kutugirira neza. Rero ijambo ritangiye rivuga ngo Imana isezeranya abantu bayo kuzabagirira imbabazi. Wowe Imana iragusezeranya imbabazi, ntugambirire kuva muri ibyo byaha, ugambirire kuvuga ngo mfashe umwanzuro ngiye guhinduka umukristo nyawe. Dusome 36, handitse ngo nabo bazaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yabo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uwiteka mu migambi ye arifuza ko uba ubwoko, uhinduka umukristo, uhinduka umwana w'Imana. Kandi Imana nayo iravuze ngo nanjye nzaba Imana yabo.
imana irashaka kuba imana yawe. Niba imana yawe izagukorera ibikomeye, niba imana yawe izaguteturura, nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe babone kunyubaha iteka ryose. Imana irashaka ko ugira umutima uhuje, ndetse ugahuza na bene so, ugahuza n'abo mu rugo rwawe. Imana n'ikigambiriye gukora mu buzima bwawe kugira ngo bibabere ibyiza bo n'abana babo bazakurikira, kugira ngo bikubere byiza wowe n'abana bawe ndetse n'abuzukuru n'abandi bazakurikira. Imana irashaka ko ugira umutima uhuje. Hanyuma 40, kandi nzasezerana nabo isezerano rihoraho yuko ari ntabwo nzabata. Haleluya. Ntabwo nzabata. Imana mu bumana bwayo, umuntu yaguta, umuntu yakwirengagiza, umuntu yagutera umugongo, ariko Imana irirahiriye ngo hari isezerano iri gusezerana nawe, ntabwo izaguta. Wakire ko Imana itagutererana, ntabwo yaguta. Imana irabivuze niyera, ntabwo nzabata. Imana ishimwe ngo ndeke kubagirira neza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umva umugambi w'Imana. Mu mugambi w'Imana harimo imbabazi, mu mugambi w'Imana harimo kutaduta, mu mugambi w'Imana harimo kutugirira neza. Imana ishimwe cyane. Nzabatera kunyubaha mu mitima yabo. Icyo Imana ishaka ni uko wubaha Imana. Imana iravuze ngo wakire umwuka wera agutere kubaha Imana mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo kugira ngo batanyimura, Imana ntabwo inezezwa nuko wayimura ugasenga ibigirwamana. Icyo ni cyo kibangamira Imana. Imana yakubwiye ko yiteguye kukugirira imbabazi. Uyu munsi wakira imbabazi z'Imana. Imana ikubwira yuko itazaguta. Imana ikubwira ko izakugira neza. Ngo ibyo byose izabikora kugira ngo utimure Imana. Nawe wagiye ubona imbabazi z'Imana, wagiye ubona kugirirwa neza n'Imana. Imana ntabwo yagutereranye muri cya kigeragezo, ntabwo yagutaye rwose, yarahahagaze. Imana ishimwe. Ibyo byose yabikoze kugira ngo utayimura. Imana ihabwe icyubahiro. Ntukimure Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma 41, ni ukuri nzabatera bamere muri iki gihugu. Imana ishimwe. Imana izagutera umere, izakwagura, uzahinga, ni ukuri weze usarura. Icyo gihe uba wameze, uzabyara, usubiza ingobyi imugongo mubyeyi. Icyo gihe uba uri kumera, uzabona akazi, uzamuke mu mapromosiyo. Ubwo uba uri kumera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngo nzabatera kandi bazamera. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. ni ukuri rwose nzabatera bamere muri iki gihugu. Mbishyizeho umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose. Imana ishimwe. Ni ukuri nzanezezwa no kubagirira neza. Imana ishimwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana ngo inezezwa no kutugirira neza, kandi izajya ikwagura uva mu bwiza ujya mu bundi. Iryo ni isezerano ry'Imana. Imana izakugira neza. Imbabazi z'Imana uzakire. Imana ntabwo izaguta, ntizagutererana. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana izakwaguza amaboko yayo. Noneho irangije itubwira ngo mbishyizeho umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose. Imana ishimwe. Ikintu Imana ishyizeho umutima, ikintu Imana ishyizeho umutima, ikintu cyo kuguha imbabazi, ikintu cyo kutaguta, ikintu cyo kutagutererana, ikintu cyo kukugira neza. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Uwo ni wo mugambi w'Imana umunsi ku munsi ku buzima bwawe. Umunsi ku munsi ni uwo mugambi w'Imana. Icyo yavuze gusa ngo ibyo byose bikora ngo kugira utayimura, ahubwo wikontorore, urebe yuko utimuye Imana. Wowe mu byo wagiye ukora n'ibyo wagiye ugambirira, ese ntabwo wimuye Imana? Ntabwo wimuye Imana mu mutima wawe? Ntabwo wimuye Imana muri wowe? Ko Imana yivuze, ikaba yirahiriye, ikaba ivuze ko ibyo bishyizeho umutima wayo, ikindi ikaba ibishyize ibirahiye yuko n'ubugingo bwayo rwose ibishyizeho, ibishyize muri yo.
wowe biti ese ntubangamira umugambi w'Imana? Ntabwo ubangamira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wikontorore, ufate umwanzuro mwiza wo kugambirira neza, wikimura Imana, wikimura ibihe byo gusenga, wikimura gukorera Imana, wikimura kugenderera imbere y'Imana nawe wumva utunganye, wikimura ingeso nziza muri wowe, wikimura amagambo meza yururutse imitima y'abababaye n'abihebye, wikimura kuba uw'umumaro mu itorero. Oya, ibintu byose wakoraga izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro, were kubireka, were kurambika, ahubwo gambirira kugira neza, gambirira gukora neza, kuko ni Imana yuzuye imigambi myiza ku buzima bwawe. Nakubwiraga ngo umugambi w'Imana ni mwiza cyane kandi ni mugari, ni muremure. Shalom, shalom, weekend nziza.